hari inkuru nasomye ihindura ubuzima bwanjye, numva iramfashije cyane mu buryo ndera abana banjye. Niyo umusirikare wo muri Amerika yagiye kurwana muri Iraq. Agezeyo abonye agiye gupfa, intambara ari musumbirije, yandikira ababyeyi be abashimira. Ngo icyo abashimiraga rero, iyo lettre yaravugaga ngo mwarakoze kutagura akabati. Byagenze bite? Mama we na papa we, cyane mama, ngo yararwaye akabati muri salon. Noneho aravuga ati ngiye ndashaka akabati. Barakora kugira ngo bazagure furniture mu nzu. Nuko ngo igihe kigeze cyo kugura za furniture, mama aravuga ngo haretse tukajya gutembera. Abibwira mama we, abibwira nako papa, haretse tukajyana n'abana tukajya gutembera, tukajya kuruhuka nk'umuryango. Ya mafaranga bagomba kugura furniture bajya kuruhuka, babiraporta umwaka utaha. Ngo birinda bigera imyaka 20 baraporta akabati, kuko ngo igihe ubwo bajyaga kuruhuka nkuko mwajya ku Gisenyi cyangwa Kigali, ngo bagize ibihe byiza cyane. None barongera barakora ngo bagura akabati. Abana barababwira ati mama mwakwihanganye n'uyu mwaka ntimukagure, ahubwo tugasubira muri bya bihe. Iri imyaka 20 akabati batarakagura, ahubwo bajyana n'abana kuruhuka. Abwira rero abandikira ati mwarakoze cyane kutagura akabati, nicyo kintu cyasigaye mu buzima, nuko mwamaye umunezero. Amen. Aha rero ndagira ngo mbwire abapapa ntibabikunda, ariko mbabwire ntimujya mutaha ngo abana banyu mukine, ntimujya mutaha ngo abana banyu muganire. Kandi ukibwira ko ufite logique, no, udakoze se bazarya iki? Igihe kizagera hahandi urukwavu rwonka abana nta uzakwitaho kuko ntibakubonye. Nicyo kibabaje. Ujye uvuga ngo reka abana n'ukuntu baruhanye niki, ukuze kunakoze ngo mukure. Nyine warakoze ukuza umubiri gusa, ariko ntiwakuza umutima, ntiwakuza umuntu w'imbere. Amen. Wituma urugo ruba umutwaro, kuko nuba umutwaro ntuzawikorera iteka. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzawikorera iteka.